maze imyaka 27 muri Canada, nahageze ndi umusore mfite imyaka 21, ubwo namwe nyine mwabara mukamenya imyaka mfite ubu ngubu. Mbona ibiganiro byinshi ku bantu baba hano, baba babwira ukuntu tubayeho. Hari n'abandi benshi mu Rwanda muhora mumbaza uti se muri Canada nahagera gute? Njyewe rero bahageze wenda muri bamwe baje kera, reka tuvuge gutyo, kuko hari n'abandi nahasanze. Abanyarwanda twaragenze pe, sinzi ahantu, sinzi. Ubuzima bwa hano rero si umuntu yabisobanura mu buke kugira ngo mubyumve. Ni nko mu buzima nko mu Rwanda, umuntu arabyuka akajya mu kazi mu kiraka, ugataha nyine ugakora ibyo ukora byo mu rugo, ukaryama ukongera ukabyuka. Gusa ubuzima hano nkurikije iyo ndi i Kigali burihuta kurusha mu Rwanda, kubera ko ibintu byinshi bigenda